dutangiranye umukobwa azamura ukuguru n'umusore amufatiye ku gikuta barimo barasomana. Muri ako kanya bakiri muri ibyo bahinjiye umukobwa wambaye ikanzu nziza ufite n'ururabyo. Wa mukobwa ari gusomana n'umusore baramubonye arikanga. Umukobwa wari wambaye ikanzu nawe arikanga. Umusore ahita abibona ko hari ikibaye kidasanzwe yondebera disi. Umukobwa arangije ahita ajugunya rwa rurabyo. Umuhungu nawe wambaye ikote ryiza rimeze nawe nkaho agiye mu bukwe, arangije umukobwa ahita yirukanka biramurenga. Arangije umuhungu aramufata. Umukobwa ati winkoraho rwose mbabarira. Umuhungu ati uyu munsi ni umunsi wacu w'ubukwe, wimera gutyo, uragira ngo abantu barabibona gute? Uragira ngo nsebe? Uragira ngo bigende bite? Nuko umukobwa n'agahinda kenshi mu bigaragara uyu ni umunsi wabo w'ubukwe, ariko umuhungu yari arimo aramuca inyuma. Ni agahinda gakomeye gucibwa inyuma ku munsi w'ubukwe anabibona. Umukobwa aramubwira ati ufite ubwoba bwo kuba waseba mu bukwe? Ibyo nge ntabwo mbyitayeho. Umuhungu biramurenga ibintu akoze ku munsi w'ubukwe, agaca inyuma umukunzi wiwe. Ni ibintu bibabaje, ariko nawe uri umukobwa nta kindi kintu wakora. Umukobwa ahita amanuka yiruka. Barakwereka papa w'umusore arimo arabwira abantu ati murabona ukuntu umuhungu afite umugore mwiza, umuhungu wanjye rwose afite umugore mwiza. Umukobwa ahita aza yirukanka, arangije ahita asoma papa w'umusore. Umufotogarafe biramurenga wari urimo arafotora. Umuhungu nawe ahita aza akurikiye umukobwa. Nuko umukobwa akimara kumusoma nawe ubona yaguye mu kantu. Ise w'umusore nawe arabireba aravuga ati ibi ni biki bijya mbere? Nuko umuhungu ahita aza ati burya mwirirwa muca inyuma. Ati nanjye reka mbikore, burya ni mu gihe nawe wabikoraga rwose. Abatangiye gutonganya umugeni wiwe mu bantu. Papa we yarumirwa amubwira ati ceceka aho ngaho se nyine, urabona ibintu ukoze ari byo kugushimirwa? Urabona iyo mama wawe ari hano bayishimiye ibyo bintu urimo urakora koko? Umukobwa ahita asohoka yirukanka. Umuhungu n'abari bari aho bose baje mu bukwe barabireba barumirwa. Umukobwa arasohoka arimo atubwira ati uko niko ijoro ryanjye ry'ubukwe ryabaye ikindi kintu ntatekerezaga, ariko uko byari bimeze kose niko Imana yabishatse, yari intangiriro ya byose kugira ngo bibe byiza. Tubwira ati nitwa Margaret, iyi ni inkuru yanjye y'urukundo ngiye kubabwira. Icyo nakwibutsa rero ni ukora subscribe kuri Puzzle TV, ugakanda share izi video nk'izi zikajya zigera ahantu kure, ugakanda comment ukatubwira uko inkuru wayumvise, ugakanda na like, maze tugakomeza kubana umunsi ku munsi. Barakwereka hacemo iminsi papa w'umusore yaje kureba Margaret aho yaraba, amubwira ati ndakwinginze ihanganira ibyabaye, ntabwo rwose twabishakaga, ntabwo njye nashaka kugenda kuriya. Margaret amubwira ati ndeka mvira mu buzima. Mu papa w'umusore akomeza kumubwira ati mbabarira basi nkwiteho, mbabarira rwose ku byabaye. Nuko Margaret amubwira ati none urajya nkubabarira iki? Ese ubundi umukobwa nkanjye w'impunzi utwite ubundi muranshakaho iki? Nimundeke nibiro mu buzima bwanjye nyine, nta kindi kintu nshaka rwose, nimundeke. Nuko ise umusore akomeza kumubwira ati nkeneye kukwitaho ngakumenyera buri kimwe, basi mpa ayo mahirwe, niba untwitiye umwana umwuzukuru rwose ndakwinginze. Nuko arangije akomeza kumubwira ati njye nta kintu na kimwe nkeneye mu muryango wanyu, ndatwite ariko nta kintu na kimwe nkeneye. Ise w'umusore akomeza kumubwira ati ndakwinginze nyumva ndakwinginze, reka nkufashe, mfite buri kimwe, nta kintu na kimwe ntagufasha Margaret, mbabarira nkwiteho, umwuzukuru wanjye azamere neza, nawe umere neza, ntabwo ari kugushikisha amafaranga cyangwa se ikindi, ariko ndakwinginze umbabarire. Margaret ati nta kintu cyanyu na kimwe nkeneye, ibyo mwankoreye birahagije, kandi nawe kuko ari wowe umuhungu
wiwe yamukoze biriya bintu ku munsi w'ubukwe, amubwira nabi, amaze kumubwira nabi amuca n'inyuma aranamubona, none papa w'umusore ngo ashaka kwitaho. Ni ibintu bidasobanutse. Margaret amubwira ati nta muntu n'umwe nkeneye ahangaha, nawe sinkukeneye, nimugende mubeho mu buzima bwanyu n'umuryango wawe mondeke. Ahita amukingirana arinjira, amaze kwinjira ahita yongera muhashize akanya gatoya, ose w'umusore yume wagiye kugenda ahita aza asohokana na Varisi, aramubwira ati akirajyana n'ibintu by'umuhungu wawe Charles, ubijyane ntago mbikeneye ahangaha. Bigaragara yazanye ibintu kugira ngo nyuma y'uko yazahita bazababane. Byose yahise abisohora, ahita abiheza papa w'umusore aramubwira ati ibintu by'umuhungu wawe Charles bijyane, ntago mbikeneye, ugende umvire mu buzima. Papa w'umusore abura uko abigenza, abura uko yifata, arangije arasohoka aragenda. Icyo nakwibutsa ni ugukora subscribe kugira ngo video nk'izi ngizi zijye zikugereraho igihe, ukande like tubone ko uri kumwe natwe, ukore share n'abandi bumve inkuru nk'izi ngizi zirimo amasomo menshi y'ubuzima, utere na comment utubwire uko wayibonye n'uko wumvishe, n'icyo twahindura n'icyo twakongeramo. Nuko barakwereka Margaret akomeza atubwira ati haciyemo iminsi, akajya akomeza aza akamfasha, ntacyo gatumaga nterura ibintu biremereye, yanjyanye kwa muganga. Urabona hariya n'amafoto ya ecography, amutegurira imyenda y'umwana, amutegurira aho umwana azaba, akomeza kumuba hafi koko nk'umuntu umutwikiye umwuzukuru. Haciyemo iminsi agenda yibagirwa wa musore Charles wabakundanaga, amafoto arayajugunya. Barakwereka mu ijoro rimwe Margaret yari yicaye ari muri telefone, akomeza areba aseka yishimye. Nuko se wa Charles azana icyo kunywa, Margaret aramubwira ati ibi ni ibiki uzanye? Nuko se wa Charles aramubwira ati humura, ntago harimo alcohol, ntago isindisha, twayisangira rwose nta kibazo. Mu bigaragara disi akomeje kumwitaho, amutwikiye umwuzukuru, akomeje kumuba hafi muri byose. Margaret nawe agahinda karagabanutse, akomeje kwishimira ko atwite, yishimira umwana. Nuko Margaret amubwira ati ese nagira icyo nkwereka? Amwereka ya foto ku munsi w'ubukwe, amanuka aza akamusanga muri salo, amaze kubona umugabo umuca inyuma akaza yirukanka agahita amusoma. Barabireba, Margaret araseka aravuga ati ibintu ni ubusazi rwose nakoze, nanjye sinzi impamvu nabikoze, ariko umbabarire rwose. Nuko se wa Charles aramubwira ati ibyo nta kibazo, nta birenze, nta kibazo rwose. Nuko arangije ubundi aramubaza se ubundi mbaye narabikunze hari ikibazo cyaba kirimo? Nuko baraseka, akomeza kumubwira ati ngiye rwose iyi foto ndabona ari nziza, kandi rwose ndumva mbaye naranayikunze, nta kintu byaba binantwaye. Nuko Margaret aramureba arumirwa, bararebana, mbese ubona ni abantu bahuje urugwiro, ni abantu mbese bishimanye biyumvanyemo bitewe n'uko se wa Charles yakomeje kumufasha. Margaret akomeza amubwira ati oya ntabwo ibi byaba ari byo rwose, ariko nyine umbabarire ku byabaye, gusa niba warabikunze nta kibazo, ifoto ni nziza nta n'ikitwaye rwose. Ise wa Charles akomeza kubyumva, Margaret nawe amubwira ati ihangane. Ise wa Charles amubwira ati niwe wagakwiye kuba wihangana, ni wewe wababaye cyane kuri uriya munsi, ku munsi w'ubukwe, gucibwa inyuma ugasubira imbere y'abantu kuriya, ibintu byose bikangirika. Nuko bararebana baraseka, disi bari bamaze kuba umuryango. Nuko se wa Charles atangira gukora kuri Margaret gake gake. Margaret nawe aratuza rwose, mbese amera nk'umuntu wagezemo. Se akibaza ati se wa Charles yaba agiye gukunda Margaret? Byari ibintu bitangaje. Aramwegera agiye kumusoma, ku kanya hari uwakomanze, arinjira, aza afite imyenda y'umwana
aza abasanga afite na ka kantu batwaramo abana, nuko barahaguruka baramureba babona Charles winjiye. Abarinjiye aravuga ati papa urakora iki ahangaha? Nuko Margaret atamubwira ati ahubwo wowe urakora iki ahangaha, ninde ukuzanye? Nuko papa Charles aramubwira ati ibyo ngibyo ntago bikureba. Charles avuga ati papa mvira ku mugore, genda umuvire mu buzima, ndi se w'umwana nkeneye kuza nkamwitaho. None atangiye kumenya agaciro k'umwana n'umugore. Arangije avuga ati njye nkeneye kubitaho. Nuko Issa aramubwira ati vana ahubwo ugende, igihe cyose se wari uri hehe? Margaret amubwira ati umuhungu wawe ntago mukeneye ahangaha, ntago mukeneye muri se bwe n'iki ko ntwite. Issa aramubwira ati ninjye wabimubwiye nese nari kubimuhisha. Margaret amubwira ati ntago nkukeneye ahangaha, soka sinyene kumbera papa w'umwana. Charles ati ati noneho data yaransimbuye. Issa aramubwira ati cicika aho ngaho ariko urumva nk'amagambo uvuga, uragira ibyo wakoze ugire no kuza utongana, kuza uvuga neza uca bugufi. Charles mu bigaragara nta discipline agira, wapi rwose ibintu byose ashaka gukora hubuhubu ku itegeko, ibintu nk'ibyo. Nuko Margaret biramurenga kunaja musakuriza. Issa wa Charles aramureba Charles nakomeza kumubwira ati burya nibi wakoraga wagiraga ngo uci inyuma ibintu nk'ibyo ngibyo. Issa yatamufata atangira kumukubita no kumuniga. Margaret nawe ahari biramurenga. Issa akomeza kumubwira ati ibintu by'ubugoryi nk'ibi ujye ubireka, ujye ugabanya ibintu by'ubwana aho ngaho. Ahita amusanga ati genda va ahangaha, umugore aratwita muteza ikibazo. Barakoreka disi Margaret kwera ibintu bibaye biramurenga, ahita agira iseri yikubita hasi. Kora subscribe, kandi like, comment and share video igere kure, tubwire uko ubyumva, kandi subscribe video zigeze kugeraho igihe urangiza ujye ukana subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification yuko video isohotse. Barakwereka Margaret yaguye igihumure. Papa Charles ahita amujyana kwa muganga. Muganga aramubwira ati nta kidasanzwe cyabaye, ni sereri yagize wenda bitewe n'umunaniro cyangwa se kuba hari ibintu yumvishe nyine nkuko mwabimbwiye, ariko ameze neza, umwana ameze neza mu nda, nta ameze neza, nta kibazo yahuye nacyo. Tukomeze kumwitaho rero, ndumva ari ibyo ngibyo araza kugenda amera neza. Ise wa Charles bamuhereza ipapuro kwa muganga by'uko umubyeyi ameze. Muganga arabwira ati mukomeze kugira umugoroba mwiza, turi kumwe kandi turakomeza twite ku mubyeyi nta kibazo. Ise wa Charles atamubwira muganga ati murakoze rwose kuba mwadufashije umubyeyi. Nuko ahitaza yicara imbere ya Margaret disi akomeje kumwishimira ukuntu akomeje kumuba hafi, amwitaho. Kwa muganga aramujyana mu rugo akamufasha, akomeza amushimira amubwira ati urakoze cyane. Undi amubwira ati ni inshingano zanjye, uwo ni umwuzukuru wanjye, nta kuntu nareka kumwitaho ngo nite no kuri mama we, nubwo isi yabatereranye ariko njye ndi umubyeyi ndakuze. Margaret ati ibintu ukora rwose birarenze, nta kintu nabona nakwitura, gusa Imana ijye iguha umugisha. Papa Charles amubwira ati nta kibazo rwose, we tuza ushire umutima hamwe. Aramubwira ati ariko se ubundi turamutse dukundanye byatwara iki? Abakuyeho impeta, wa mugabo burya ari naseriye we, atitaye ngo uwo mwana atwite n'umwuzukuru wiwe, atitaye ko yakundanye n'umuhungu we. Disi nawe yaramukunze, akuraho impeta. Aramubwira ati ese wanyemera tukabana? Undi aramubwira ati yego rwose. Margaret arishima. Biba bigoye kubahakanira umuntu wakubaye hafi mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi, akakuba hafi akakumenyera buri kimwe. Margaret yaravuze ati ntitaye ku kuba uri sogokuru w'umwana wanjye, ati ndakwemereye tubane, ibyantu bazavuga ntacyo bimbwiye, ni akazi kabo bazavuge. Disi barishima, ubona barishimanye bose. Margaret ati nguko uko ubuzima bwanjye bwahindutse, nguko uko nabonye urukundo rwanjye rwa nyarwo, ati nguko uko ibintu bijya bihinduka mu buzima, umuntu akabona uwo bakwiriye. Ikibaho cyose mu buzima kiba gifite impamvu, kandi
impamvu kiba kibaye, kiba ari intangiriro y'ikindi cyiza ku buzima bwawe. Barishimye bakomeza guhoberana, bishimira ko ari muzima Margaret n'umwana ari muzima, barahoberana barakundana. Nuko filime yacu igenze, kandi subscribe dukomeze kubana umunsi ku munsi. Urakoze.